yago ko uzi ubona zamaze kugenda zisa nk'izibura urumva none ubu ubuzima ntago bwagukomeranye cyane mu Buganda ukaba ushaka guklininga ikibuga kugira ngo utahe amahoro. hanyuma reka ngusubize. Ngiye kureba yago bro saa 8 z'amanywa uri kumva ngiye kureba yago none nari ndi kumwe na punditi bagiye kureba yago navuye mu rugo ndiye nyine mazi njya kureba yago yari ari kumwe n'undi muntu ntashaka kuvuga izina kuko we ntago aba muri ibintu byacu urumva ndagenda hagira kwa yago nsanga ntawe uhari nyine rumva yago ni umuntu wanjye ngeze mu rugo mba ndisanzuye ebana nyine ngeze mu rugo kwa yago muri salo mba ndisanzuye kuri salamanje nk'umuntu wawe hari umuceri hari amashaza ameze neza urumva imyaka natanisha yago mu bintu nzi yavugira ntiyavugira imyaka ntago antuko imfura yanyweye amata nibyo mvuga urumva noneho mba natatse imyaka umuceri mwiza cyane w'umutanzania umuhumura kubi noneho punditi nawo baraje yarura bikomeye mbona isahani yagize nk'agasozi ndatwa bro urumva noneho yago kumbi punditi yakoze ikosa ryo gutamo yago urumva no punditi yari yarakoze ikosa niba yaramwanditseho ibiki niba yaramuvuzeho ibiki simbizi kandi noneho yago yari muri bya bihe bro yari mu mizi yari muri bya bihe noneho aba big energy bari bakaze bikomeye urumva bro twari twicaye muri salo urumva yago yaje yambaye yinjiye mu nzu yambaye ikoti nyine akaboro karengaho nyine ku mupira urumva yago wabona yago nta n'agatuza yigirira urumva oya aravuga ngo aguma mbwira ngo ni kanyama ariko najye yagonzi yago umushuti wanje nta kantu gatoya. Niba wararebye filime bita Tiger Cage cyangwa Padre Tour Padre Pardo no retreat no surrender yago yarasimbutse bonazanye bo yewe ndi ku ruhande urumva nahise ngwa bro uri kumva ya boxa bayiteretse mu itama rya punditi bro uri kumva habaga imbwa zigera mu 8 ndavuga nimenya dukubiswe tuzira ibiryo uri kumva nakiruka imbwa nabonye hanze sibyo nanga guso undi bamaze kumutereka ikintu mu itama atakirimo arareba neza uri kumva yamaze guhuma ndavuga ni mana nyagasani we ziriya mbwa nabonye hanze arazibwira ngo chinja muntu weye no yago urumva ashaka kongera kugira gute gushyira mu muhungu wanjye punditi ikindi kintu ariko abona ko umuhungu noneho byahita bisaba ko bahita bashaka ambiranse akaba arimo kura muri urwo rugo aramwore urumva abaramwore niko noneho guhita dukimbiza urumva ariko nabona imimbwetera aho hanze sinongeye no kuvuga so wakagombye guheraho pe ariko namusabye imbabazi wowe twarabirangije neza namusabye imbabazi byararangiye turanavugana Punditi afite ikibazo cyo kwisansura cyane ari no mu banyamakuru ba promoting umuziki wanjye kabisa ubu ngubu yewe punditi bari ariko punditi nanjye ngo punditi Kasuku yashyizemo umunyu mwinshi yakatarije cyane oya ariko warabyivugiye yago warabyivugiye uravuga ati naragakubise punditi nawe yari yaje yambeshye urumva yambeshye cyane
kuko numvaga tempa yenda kuyimena arimo arambesha utuntu twinshi uburyo ngari n'umukarateka ngagira sentire noire nebe mudani none ndamubaza tubundi turimo turatahana mwapundi ko wambwiye ko uri sentire noire neve mudani nkaba mbona baguteretse ikintu bene ahangaha namukanze iminsi 3 bro reka namukanze iminsi 3 asigaye yarabaye nk'umuntu wariwe n'inzuki wagiye mu muzika ariko yaguhundi muntu wari gukubitura muzi oya nje nta muntu nagombaga gukubita ubu nabivuyemo ibyo oya bintu hari abantu byumva wagombaga gukubita nka DC Kirema kubera ikize hari ukuntu ngiye mbona DC Kirema kwiriye nk'ishi cyangwa ingumi hari abantu bakwiriye weje ntabwo uzi ko hari abantu baba bakwiriye gukubitwa gusa nka cyacita ukuntu rwacita rufite amatama abereye no gukubitwa basi habura nka rwacita wirambikiyemo ingumi ahubwo box nayirambikiye DC Kirema ndamukunda ni inshuti yanjye ariko ningera i Kigali nzagenda ndebe hari ahantu ajya yicara avuga utugambo mukubitemo gake ura mwana ntabwo njyewe nyamvugana nawe n'ibiki byose ko hari amakosa yankoreye ariko citawe rwose nirambikiye nk'ino box mu musaya ariko kita yagukoze iki citawe ni umugome uteye ubwoba uzabanza umubaze ngo ibyo yakoze sabe uzabanza umubaze ibyo yakoze sabe buriya kacita ni akagome cyane ibyo kakoze sabe biteye ubwoba waretse kuvugira amatiku ku muntu yaje gusaba imbabazi yego ngiye rwose mu mbabarire munyibarize ibibazo hatagira umuntu uza kuvuga ngo live ya Yago ngo kuri live ya Yago ngo habereyeho ibi oya amagambo tuvuze amatiku tuvuze yarayacu ku giti cyacu Yago nta birimo bigenage na amatiku n'ubutiku murabizi ko ahantu hari kasuku n'itiku rihahora yagiye niko nitereye ndebye mu matika n'abakuriza imuka Sugudi warugiye kumbaza ngo iki nagiye kukubaza Gongo Uganda ubuzima nibwanze ukabona uraka gutaha akaba ariyo mpamvu utangiye kuringa ikibuga icyo rero Kazugu wagiye kuri Goma ko naho haza amahoro Kazugu ngewe kimwe mu bintu mwemerera harimo ibibazo nk'ibyo ngibyo ongera umbaze icyo kibazo bacyumve neza ibyo bibazo reka nyirizina ongera ukimbaze bacyumve neza ntitugomba kuzenguruka ikibazo nyirizina kandi necyo ongera ugisubiremo nyine bacyumve neza mpite nkusubiza ikibazo kiragira kiti Yago ko uzi ubona zamaze kugenda zisa nk'izibura rwumva none ubuzima ntago bwagukomeranye cyane mu Buganda ukaba ushaka guklininga ikibuga kugira ngo utahe hanyuma reka ngusubize njyewe ntabwo Uganda mbayeho nabi ni ukuri ntago mbayeho nabi hanyuma ikindi ntabwo ndi muri inzira yo guklininga ikibuga kubera ko n'ikimenyimenyi nasabye imbabazi ariko ngewe gahunda zanjye nizo kujya muri Amerika na Canada hari company ndimo kuvugana nazo tugiye gukorana mu buryo bwa promotion bwa album ku buryo mu minsi iri imbere ndumva zabona namutakaye mu ngori nzakugwa ubwo rero ntabwo naba ndimo guklininga ikibuga ngiye kwerekeza hakurya hariya Yago buriya nagiye kuvuga kana ariko ntago byari byiza ntago byari kwa abantu ni benshi hano oya kavuge ngewe ariko ibya Yago umuntu ngiye gutama ariko ntago ari sawa abantu ntibagire ngo ni ibyanjye uhishe abantu ntibagire ngo ni ibyanjye uhishe ibyanjye byose biri hanze ibyanjye byose biri hanze niba ari urimo gushakira ibyangombwa umwe tuziranye oya ntabwo ari we ni kampani yindi ntago nanjye nayivugira aha ni kampani y'umuja musanzwe utegura ibitaramo muri Amerika
aha urumva kandi umeze neza uheruka no hari abahanzi yari arimwe nabo mu minsi yashize b'abanyarwanda bari bari hariya, so very soon tuzabarabura tu nta gihindutse tuzababwira. ariko niba ruriya we papa Oya oya ni ukuvuga ngo rero ubu ngubu mu minsi mike turadukubona muri za neje ewana fo nugera hano Yago ndaba ngufitiye producer dore nguyu muri Bantu Boy Endo Mike the Machine. yo Endo Mike wagwan Lolika Lolika alala vegareten Lolika fire Kikomazo kigwa Yago we wagitakaramo fo I know. Yo, Endo Mike, big up on yourself, man. Maximum respect, brother. Enough love, brother. Thank you so much. Yeah, man. Hey, Endo Mike and the Muzi, Dumba. Endo Mike and the Muzi, bro. Baddest producer. Dumba, ese uwo nguwo niwe baririmbye Endo Mike zagala Endo Mike ya machine Endo Mike ya zigirite saga nebo jikona kona Zagomba masima Endo Mike ya zigirite Endo Mike bavugaga mikro ndende ariko Endo Mike nawe arayigira Yago ni wibaze ko bajyaga bavuga uno mukaritaza gufitiye ikintu cye naramubonye ari barasuni ariko ndakubwiye ndakubari muratomana ibyo bintu mubijyane kuri TikTok muri live za TikTok. umva yo ngo harya barimba gute Endo Mike kuzaga oya ngufitiye n'uwundi hano mu rundi umva Kasuku umva mutandukanyiriza ibi ngibi. Iyi ndirimbo yaravugaga ngo Endo Mike yazigirito saga ewagisoka ko mama singa, hanyuma iriya uyu mujama we yitwa Endo Mike. Uyu mujama we yitwa Endo Mike, bamwita hitmaker Endo Mike the Machine. yeah man, ngenda muzi bro, ngenda muzi, sound enda easy Lolika Lolika ay Endo Mike Dumufana. asante sana my brother, asante sana. Nanje reka ndakarorike Kwiza kutaza kudusura kuwa gatanu nzaba ndi muri plus 250 Canada. kuwa gatanu Samblage kuwa gatanu naba ndi muri plus 250 Canada. Aha ngufitiye Endo Mike, ngufitiye n'undi mu producer witwa Koli the Magic. Na Koli ndamuzi. Nako mba mafite nije ubagendana. Abya umuntu witwa Koli si wakoze indirimbo ivuga ngo niwe ndibivuga ngo indirimbo y'umupeti wo mu Burundi witwa Berry Music, ndibivuga ngo Elena unani bamba Elena noneho Koli the Magic ari hano na Berry Music nawe ari hano nije ubafite bose abo. Aya bigenaje ndaje Dumba ndaje Yago yo ubuzima noneho bwaho hantu habazaneje ubwo ndavuga Europe, Canada, Australia n'ahandi. Ibyo kuvuga ngo uzakora muzika uhita ubyibagirwa burundu, ukora umurimo w'amaboko kugeza ubwo akabuno kazanye kentusi. Goya njyewe ningeraho ngaho ko nzikorera imirimo iri bumi biceri iyo ari yo yose nabona ngo ko nayikora. Numvise ngo kutwara ngo imyanda ngo birimo ibiceri bro. Oya rata Yago njyewe hano mba ndi turara mu cyumba kimwe na Endo Mike na studio biraho arayigendana na Koli the Magic ari muri iki cyumba nawe ari afite studio irimo, nukuvuga ko twabuza abasani apu nahise numva ko Kasuka ni Mongolia nta studio bagira. Yago nurajya bindi ngo wibeshwa ngo ahantu heza ngo habe ibiti n'ibiki byose ngo hadanje n'amatunda n'ibiki nkahanga
ngewe ahantu baba hagomba kuba hari ibiti byera nibyo nyine nkubwira. So hasa rero ku mazi. ibyo ntiwabibona bro. Batumba babaye mu nzu ari nk'abantu 8, niyo mpamvu unirana muracukana nko murenterira bro. Hello remix hariho no national program na syntax, hariho singo yanjye yitwa urakapu, hariho indirimbo yitwa Padiri n'umudari, hariho indirimbo yitwa Casabonita ari nayo ngiye gusohora tukiva kuri no live, ndahita sohora visualizer yayo straight away kuri Yago Pondat. Hariho yo Big Energy, hariho Shall We Do It Again, hariho indirimbo nakoranye na Double J BJ yitwa Noma. Iyo mwakoranye na Double J once again niyo yita Noma. Yego nakoranye ingoma na Double J yitwa Noma. Urumva nuvuga ngo album ntago umuntu ahita avuga indirimbo 18 zose, ariko iriho tracks 18, hari zari zarasohotse mu buryo bw'amashusho, mu buryo bw'amajwi n'amashusho. Kwanza reka nzikubwira hano ndimo ndazibona. Dufite intro tukagira amashagaga, ibyo birabareba kwa Mama Ocean Elo, nzaririmba igitangaza, habaye ibitangaza, Noma, Casabonita, Shall We Do It Again, No Nyash No Problem, ndi kumwe na Waikibenda, Salambara yakozwe na Chrisnet, Urakapu, Padiri n'umudari, Soka ndi kumwe na Syntax, Mumavi ndi kumwe na Okama, Elo Remix ndi kumwe na Aima, all the way from Uganda. Izo nizo tracks ziri kuri album nitiriye umuhungu wanjye Firstborn Yago Life 2. Mumpulira Dumba bigeze gute? Dumba sound yivuyeho. Ubwo bageze ahantu hatari rezo barimo barava mu murimo y'ibiti ndagasi. Dumba ko tutakumva. Yo Sukuji, nawe niba hari ikintu wambaza hanyuma Dumba reka tube tumukuyo cyangwa we arivanaho. Ayama nanjye ndabona telefone igiye kuzima, tu hari n'utundi tuntu naringiyemo narinje kubwira abajene. Ariko no kuvuga ko Yo Dumba. Yo. Ndumva ugarutse. Nari ngarutse ari ukuntu abajama bashiraho umuziki bikuramo sound ya. Kasuku yaravuze ngo mugeze ahantu hatari internet ngo muvuye mu mirimo y'ibiti. Kasuku ibintu bye. Irahita bimure tujye gusezera buretse gato bwa. Tujye gusezera 1 minute. Sound. Urumva. Kasuku ibintu bye byose. Kasuku ngiye kwigisha abanyarwanda amagambo abiri. Y'icyongereza. Hari ijambo bavuga ngo optimistic. Bavuga ngo pessimist na optimistic. Nukuvuga ko optimistic ni being a pessimist. No, optimistic ni umuntu ureba ibintu akabibonamo ibyiza. Pessimistic cyangwa a pessimist nka Kasuku iyo abonye ibintu ahita areba ahantu nkuko akahita avuga ati nyabitanga mufasha, ariko nyabitanga banzu nyemerere Dumba Kasuku reka mubwire ikintu kimwe Kasuku. Dumba oya izi live ngiye ziri ibitutsi mumbabarire, izi live zirimo ibyo bintu mumbabarire. Oya narindi bona gwe example ya Kasuku. Dumba kuba nyabitanga baramugo byari ngombwa kubizana hano. Oya ndimo navuga example y'ibintu ukora. Ariko kutanye mu nyabitanga kubera ko erega nyabitanga umunsi umwe yangurishije inzoga nzi ko nanjye nijoro sibyo uzigura abyo sibyo mvuze. Erega njye nshobora no kugusoma nkabanda hazi. Okay. Ariko rero mayise uramutera bikomeye. Akendama.
Dumba ibyo biboro mubireke man, ibyo biboro mubireke. Oya jena goma saa kubivugira kuri live ya uje gusaba imbabazi bro. Ya reka ngiye kabisa mbacomoke, ndabona umuriro ugiye kunshirana kandi n'ubundi hari utundi tuboro Saba imbabazi bwa nyuma, saba imbabazi bwa nyuma, nibura n'agatagonda gasigaye ugasabemo imbabazi. Eba barabizi umutima wanjye uciye bugufi. Yo Sukuji Dumba, king of influencers Dumba, king of influencers, big energy. Urabizi nari naragutegereje ugende Uganda, nari naragutegereje ugende Uganda babikubwira, ubu ndabizi barabikubwiye. Big energy. I know barabikubwiye. Barabimubwiye. Ubu baramubwiye ati don't play with anyone. Reka twumve Kazuku tutamuniga n'ijambo. Ngewe narimo navuga ati rwose abantu ba big energy n'abatara ba big energy yago mu mubabarire ahubwo mu supporting album mu sharing mu buryo bukomeye cyane. Big energy, one love man. You like we saving? No, okay. Yeah man.